nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe, mukuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yezu akuzwe. Nkomeje ya gahunda yo gusubiza abakunzi bagiye baca mu gikari kambaza ati tubabarira utegurire kuri umutagatifu runaka. Ntabwo ntabarangiza bose, ariko reka nibura uyu munsi mvuge kuri mutagatifu Yohana w'Umuheto cyangwa se mutagatifu Jeanne d'Arc. Mutagatifu Jeanne d'Arc ni umukobwa w'intwari cyane, twavuga ko ari ndabaga wa kiriya gihe mu Bufaransa mu gihugu cye. Yavuze tariki 6 z'ukwa mbere 1412 ahitwa Domremy mu ntara ya Lorraine mu Bufaransa. Avuga ku babyeyi bazwi ubukristo buhamye bakaba bari bifite. Yavutse mu gihe cya ya ntambara yitwa imyaka 100, la guerre de 100 ans. Yabaye kuva mu 1337 kugeza mu 1453. Yashyamiranaga rero abami b'uturere twa Plantagenet mu Bwongereza na Valois mu Bufaransa. Mu by'ukuri byabaga atari ibitero donc ntabwo ari ibitero bihora ari igitero kimwe, ahubwo byabaga ari ibitero shuma cyangwa se bitarangira bikarangira bikongera bigatangira bigahora gutyo, ku buryo amateka barebye igihe izo ntambara zabereyeho wasanga wayita intambara y'imyaka 100. Amateka ye rero ya mutagatifu Jeanne d'Arc, twavuze nyine ko yavukiye i Lorraine mu tariki ya 6 Mutarama 1912. Ababyeyi bari abahinzi b'abakire, niyo ngo barabahinzi b'abakire, ariko bakanamenyekana nk'abakristo babikomeyemo rwose. Igihe yaragize imyaka 13 hatangiye kubaho ibintu bidasanzwe. Yatangiye kumva amajwi amubwiriza iby'ijuru. Ubwo imyaka 3 yose ishira, mutagatifu Mikayire marayika mukuru, mutagatifu Gatarina wa Alexandria, mutagatifu Margarita wa Antioche bamusaba kubohoza Ubufaransa, maze umwami wa Reims akimikwa ku mugaragaro agategeka Ubufaransa. Iyo myaka 3 yose Jeanne d'Arc yabanje kwirengagiza ubwo butumwa, kumva hari wenda sibyo. Nabo urumva kumva amajwi nitwa kanaka kandi mutagatifu kanaka ndetse mu ijuru muzaniye ubutumwa, ku mwana w'imyaka 13 bishobora kugorana. Rero amaze kugira imyaka 16 urumva nyine yari amaze kuba umwangavu, utazi na kimwe mu mategeko y'intambara. Nibwo ayo majwi yamuganje, yumva yuko agomba kuyumvira, ajya gushaka ahitwa Ishino kugera no kubera uko yavugiye, donc kureba uko yavugisha uwaje kuba umwami Karoli wa 7 Charles VII, maze amutekerereza iby'ayo majwi. Ubwo rero yabimubwiraga yarashidikanyije, asaba abanyabwenge batandukanye kumufasha gushishoza ibyayo. Yiyambaza bize teolojiya bo mu gihugu bari bagizweho icyo gihe ngo bamufashe. Bagerageza Jeanne d'Arc ku buryo bwose, ndetse bamwe baramukwena bamucisha bugufi uko bashoboye, ariko basanga umwana ibyo ari kuvuga abikomeyeho kandi afite coherence. Ibyo avuze uyu munsi n'ibyo asubiramo ejo. Baza kwemeza ko ayo majwi akwiye kwizerwa kubera uburere yari yanahawe, ndetse no kuba yari umukristo w'intangarugero mu gihe cye cy'ubukure, no kuba kandi bamukorera ubushakashatsi ngo rero niba ataratakaje ubusugi. Ngira ngo umugenzo mwiza w'ubusugi icyo gihe wari ufite agaciro gakomeye cyane, nko gupuruva, nko kugaragaza yuko umuntu koko akomeye ku bukristo bwe, ndetse no kugira ngo Imana ibyemeze kurushaho. Jeanne d'Arc yahanuriye uriya mutware ibintu 4 uko bikurikirana. Yaravuze ati abongereza bazimura ubwami bwabo i Orléans, bantu bazabwimurira. Umwami w'Ubufaransa azimikwa i Reims. Cya gatatu, umujyi wa Paris uzabarirwa mu kibanza cy'umwami
Charles. Naho icya kane, igikomangoma cya Orleans cyatwawe bunyago kikajyanwa mu Bwongereza kizarekurwa maze agaruke mu Bufaransa. Ibyo ni ibimenyetso yatanze, uretse ko batatumye byose bigerwaho, turaza kubona mu mateka. Ubwo rero nibwo umwami Charles yahise amuha ingabo ngo bajyane kubohoza intara ya Orleans ive mu biganza by'Abongereza. Muri Gicurasi rero 1423 agenda yambaye imyenda ya gisirikare ndetse n'inkota, afata ifarasi maze aragenda n'ingabo ze babohoza Orleans mu minsi 8. Mu gihe yari amaze amezi 7 yigabirijwe n'abanzi. Urumva amezi 7 yose yari maze iyo Orleans iri mu maboko y'Abongereza yabashije kuyigaruza. Muri uwo mwaka nyine mu 1429 Charles yimikiwe i Reims nk'uko yari yabivuze ngo abe umwami w'Ubufaransa. Ubwo yarakomeje rero ngo arebe ko yabohoza Paris, ariko biranga, aratsindwa. Akimara gutsindwa rero urumva ko ibimenyetso yari yatanze ko ari 4, 2 byari bibaye byo, ariko ibindi 2 bigiye kuburizwamo. Ngo umwami yahise amwihakana, maze Jeanne d'Arc afungirwa i Campiège, ndetse aza no gucuruzwa, afungwa n'Abongereza. Muri icyo gifungo akenshi abasirikare bashatse kumufata ku ngufu cyangwa se bakamushukashuka kugira ngo bamukoreshe ibyaha by'irari ribi, ariko Nyagasani amuha imbaraga ntibabasha kubigeraho, yihagararaho nyine gitwari. Mu 1931 nibwo urubanza rwe rwaje gucibwa nyuma y'umwaka wose afunzwe. Rwa rubanza rero rukaze rwahuruje imbaga, harimo n'abayobozi ba kiliziya, tukavuga nka Musenyeri Pierre Cochon, n'uwitwa Jean Lemestre umunyamategeko, harimo kandi n'abandi banyabwenge benshi bo muri teolojiya y'icyo gihe bigishaga muri Université y'i Paris. Urumva ko Jeanne d'Arc yahuruje imbaga, yahuruje abanyabwenge bamuvugiyeho igifaransa cyinshi. Rero baje kumurega ubupfumu, ubuyobe, n'umwami ndetse yafashije kugera ku ngoma aramutererana. Yaciriwe urwo gupfa atwitswe ari muzima ahitwa i Rouen tariki 30 Gicurasi 1431. Hashize imyaka 20 rero yitabye Imana, mama we yasabye Papa Callixte wa gatatu gukurikirana ikibazo cy'umwana we n'uburyo yarenganyijwe, dore ko yishwe g'agashinyaguro. Yishwe g'agashinyaguro ku buryo bamaze kumutwika, n'ibisigazwa by'umubiri byari bimaze gutwika, barongeye bashyiraho imiti, baratwika, baratsiratsiza. Nuko Papa rero yashyizeho, Papa Callixte wa gatatu yashyizeho komisiyo yo kubikurikirana, yumviye ijwi rya mama we ahagurutse akavuga ati umwana wanjye yararenganye, ariko ntibikwiye gucira aha ngaha, ibikorwa bye by'ubutagatifu bigomba kumenyekana. Iyo komisiyo rero yashyizweho na Papa, niko yakoze iperereza, yiga ku buzima bwe, nuko agirwa umwere, maze Papa Benedicte wa 15 wari umaze kugerwaho nyine nyuma ya Callixte wa gatatu, amushyira mu rwego rw'abatagatifu, ahubwo ni nyuma cyane. Donc Callixte wa gatatu Papa yamugize umwere, ahubwo noneho inyandiko zikomeza zigenda zikurikiranwa bacukumbura amateka ye, maze Papa Benedicte wa 15 amushyira mu rwego rw'abatagatifu mu 1920. Rero ni iki baherewe bamushyira mu batagatifu? Mu by'ukuri Jeanne d'Arc ntiyari yarize, ntiyari azi gusoma no kwandika, mbese nta nyandiko yasize, ahubwo ubuhamya bw'ubuzima bwe ni igitabo, nicyo gitabo navuga cyakwigisha abantu bo mu bihe byose uko washingira kuri politiki, washingira kuri Kristo, wamenye ugakora politiki nyayo ya gikristo. Ibyo yanditsweho byinshi byavuye mu bibazo n'ibisubizo mu gihe cy'iburana rye. Babonye ko amagambo yavuze ari ay'umutagatifu ndetse unakomeye, kandi wari ukiri umwana. Hari nk'interuro yavuze yamamaye cyane, baramubajije bati ese ubu twavuga ko roho yawe itunganye? Ntabwo nzi bivuze neza, baramubajije ngo est-ce que tu es en état de grâce? Ntabwo wigeze witandukanya n'Imana, uri en état de grâce? Yarabasubije ati niba ntunganye Imana ibinkomereze, niba ntatunganye Imana impe ubutungane. Urumva rero yaciye bugufi nyine avuga ati ntabwo ari njye wajya kuvuga ngo ndi intungane, ahubwo Imana niyo ibizi. Rero niba ntatunganye ibimpe, niba ntunganye ibinkomereze. Iryo ni ijambo ryamamaye cyane, ariko hari n'ibintu ngo mu kuburana ko ibisubizo agiye atanga byakomeje gutangaza abantu, nubwo uriya Pierre Cochon Musenyeri wari ubogamiye cyane ku myumvire y'abanzi ba mutagatifu Jeanne d'Arc,
atamuciriye akarutega, ahubwo nawe akaba mu bamuciriye urwo gupfa. Ubundi buhamya bwavuye mu bantu 120 bamubonye mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwe, bose bahamya ko ingabire y'Imana yamukoreshaga rwose, ko atari umuntu wihangishwagaho, kandi ko ubutungane bwe bwari nta makemwa. Mu bwana bwe, ubuyoboke bwe bw'Imana mu buzima, ubuyoboke bw'Imana bwaranzwe yashingiye ku burere bw'ababyeyi, ibyo bamwigishije, ariko cyane cyane yari afite umuco wo kubaha bikomeye bidasanzwe izina rya Yezu n'irya Mariya, ku buryo bajya no ku rugamba rwo kubohoza Orleans, yakoresheje ibendera ryanditseho ayo mazina yombi, Yezu na Mariya. Yagaragarije urukundo abakene bo mu gihe cye, muri icyo gihe nyine cy'intambara z'urudaca zari zarakenesheje abaturage. Yakunze kwita no ku barwayi n'abababaye batandukanye. Rero dore ikindi nyine bamuvugaho, abandi bagiye bageza ku cyo bamuvugaho, bavuga bati kuva ku myaka 13 hatangira kwakira ubutumwa bw'ijuru bwanyuze kuri ba batagatifu navuze haruguru, yitabiriye bidasiba misa ntagatifu, amasakaramentu, cyane cyane Ukarisitiya na Penetensiya. Yakundaga gupfukama imbere y'umusaraba agasenga birambuye, bitihise agapfukama imbere ya Bikira Mariya, ishusho ye. Muri ubwo buzima rero busa n'ubwihishe, nk'uko Papa Benedikito wa 15 abivuga, yakomeje gukura muri roho ye akagirana umushyikirano n'amabanga yihariye na Yezu, ndetse yari yaranamusezeranyije kutazashaka umugabo, mbese yarihaye Imana mu ibanga ry'umutima we. Nyuma rero tubona ubuzima bwe bugaragara ndetse n'ibabara rye. Yagiye bisanisha n'ubuzima bwa Kristo, ubuzima bwihishe, ubuzima bugaragara la vie publique, hanyuma n'ubuzima n'ububabare n'urupfu. Dore uko avuga rero ku buzima bwe bw'ubutumwa la vie publique. Aravuga ati igihe atangiye ubutumwa bwe bwo ku mugaragaro ku myaka 16, yagaragaje ko ari umukobwa uzi ibyo arimo, ubasha gukomeza abagabo baciwe intege n'intambara z'urudaca, abasubizamo icyizere, abaha icyerekezo gishya. Nibwo yanditse ibaruwa yandikiraga Abongereza ngo bave muri Orleans banze, nibwo yabagabyeho igitero. Babwo abanje gukoresha amahoro, imirwano iza nyuma. Ku rugamba yari yitwaje izina rya Yezu na Mariya, yizeye ko aribo intsinzi izavaho. Ubwo kandi ni nako yatozaga abandi basirikare indangagaciro za Gikristo, ndetse ababwira ivanjiri byeruye. Yakomeje kurinda ubusugi bwe, ndetse ikimenyimenyi bamwita la pucelle d'Orléans, ni ukuvuga agasugi ka Orleans. Hano twakwibaza tese kubera iki Abafaransa Imana isa nk'abashyize hejuru cyane, ikabatonesha au détriment, donc igasa nk'irengagije andi mahanga. Bakakunda Abasirayeli bajya gutera ibindi bihugu baturanye, Imana ikabarwanira, abandi nk'aho bose abantu bose itabarimwe n'Imana. Hari ibisubizo tutabasha kwiha, ariko ngira ngo haba hari impamvu igihugu runaka cyatoneshwa imbere y'Imana. Hari wenda ko indangagaciro Ubufaransa bwari buhagarariye icyo gihe. Ubundi ndibaza ntese ubu ngubu byongeye Ubufaransa bwaba buri privilegiye, bwaba bushyizwe imbere kurusha ibindi bihugu, cyangwa bwagiye inyuma akurikije amarorerwa bimaze iminsi bukora mu mategeko bashyiraho no mu birori byegurira shitani bakora, mu bwarasisi buri satanike bakora. Birababaje kubona uko bari barakunzwe n'Imana naho bageze biyandavuza. Dore ubabare bwe n'urupfu rwe rero. Mu mwaka wa nyuma w'ubuzima bwe, Jeanne d'Arc yarangamiye Kristo bibera bose ubuhamya. Uretse abafunze umutima wuzuye kwinangira bakamubonamo icyo atari cyo, bakaramukatira urwo gupfa, ndetse yishwe rw'agashinyaguro, ubundi mu by'ukuri yari yaragaragaje ubukristo buhamye. Amaze kuzirikwa ku nkongi ngo atwikwe, yasabye umusazeroti wamuhaga Penetensiya ngo amuzanire Ukarisitiya amuhaze, maze amushyire n'umusaraba munini imbere, wa musaraba nyine munini wifashishwa mu mitambagiro, kugira ngo aze gupfa arangamiye Yezu aho abambye, kugira ngo nyine amuture urupfu rwe, amutere n'imbaraga. Rero padiri yabimukoreye. Kuva bakongereje umuriro kugeza ashizemo umwuka, ntihwemye kwambaza izina rya Yezu, asubiramo kenshi ati Yezu, Yezu, Yezu. Mutagatifu Jeanne d'Arc yizihizwa tariki 30 z'ukwa gatanu, ari nawo munsi yapfiriyeho. Abitwa ba Jeanne d'Arc rero murumva ko uyu mutagatifu mwiyambaje yaranzwe n'ubutwari bukomeye kandi ari umwana muto. Yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu nyuma y'imyaka 500 yose apfuye. Ibintu byose kuko bigira igihe cyabyo, nta kwiheba,
na ba Rugamba Sipiriyani wenda na madamu Idafroza, haracyari kare kandi igihe kizagera nabo tubiyambaze nk'abatagatifu b'igihugu cyacu, n'abandi benshi wenda bo tuzi tubona barabaye intwari mu buzima batweretse urugero, wenda iki gihe ntibiravuga ko igihe kizagera bivugwe. Ibi nabyo ni urugero rw'uko imbere y'Imana igihe se ni iki, ni nk'aho ari ntacyo, umunsi umwe ngo ni imyaka igihumbi, rero kandi ngo n'imyaka igihumbi ikaba umunsi umwe. Rero Jeanne d'Arc mutagatifu arabitwereka, nadusabire twese kuba intwari mu kwemera. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.